Indwara ya kanseri iza mu ndwara 10 za mbere zihitana umubare munini w'abantu hano ku isi nk'uko bigaragazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rya OMS cyangwa se WHO. Ariko nanone burya hari ibinyobwa bigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri iyo tubinywa buri munsi, ari nabyo tugiye kuvugaho muri kino kiganiro ibigera ku 10 harimo nka za tangawizi, tevel, green tea ndetse n'ibindi turubuze kukubwira. Turagenda tukubwira buri kinyobwa, tukubwire ibintu by'ingenzi dusanga muri kinyobwa bigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri. Muri make iki ni ikiganiro kirambuye cyarengera ubuzima bwawe kubera ko kikugira inama z'uburyo ushobora kurwanya cyangwa se kwirinda indwara ya kanseri ukoresheje ibintu unywa buri munsi, kandi niba utawabinywa gutanabizi turaza kugusobanurira neza ubashe kugira amakuru ahagije. Buryo ubuzima ni impano y'agaciro duhabwa, ariko nanone iyo tutayibungabunze neza buraducika kandi bugenda rimwe gusa. Ntabwo ubuzima nta mahirwe ya kabiri abaho mu buzima, iyo butakaje ubugiye wese. Ariyo mpamvu nyine tugize ngo tuganire ku ndwara ya kanseri, turebere hamwe ibyo biribwa bigabanya. Aho kanseri ibera mbi kugeza uyu munsi, ubuvuzi bwayo burahenze kandi amahirwe yo gukira aba ari hasi ugereranyije n'izindi ndwara zivurwa, kandi bikanasaba kuba yamenyekanye hakiri kare. Hari n'ikigero kigerwaho burya kanseri ugasanga kuyivura bidashoboka kubera ko yimukiye mu bindi bice by'umubiri, cyangwa se nanone yarageze kuri stage cyangwa se mu cyiciro kiri hejuru cyane ku buryo kuyivura bigoranye. Aho rero kugira ngo tuzagere kuri urwo rwego, reka turebere hamwe ibintu bizagabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara izo kanseri. Ikinyobwa cya mbere burya kigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri ni tevel cyangwa se green tea cyangwa se icyayi cy'icyatsi ariko ni green tea. Burya green tea ibonekamo ikinyabutabire cyitwa epigallocatechin glate ndetse n'ibyitwa catechins, bikaba ari ibinyabutabire bigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri. Kunywa icyayi cya green tea buri munsi ni byiza cyane ku buzima bwawe, bizagabanya ibyago byo kushobora kurwara kanseri ku kigero gifatika, kubera ko burya kukinywa bigabanya ibyitwa oxidative stress mu mubiri, bikagabanya ibyago byo kuba utunamenyero twa kanseri twakororoka cyangwa se tukavuka mu mubiri, nanone bigazamura ubudahangarwa bw'umubiri, bikakurinda kurwaragurika cyangwa se umubiri wawe kuba wacika intege. Bavuga ko byibuze umuntu yifuza cyangwa se mu rugendo rwo kurwanya ibyago byo kushobora kurwara kanseri anywa udukombe 2 cyangwa se 3 ku munsi, bikaba ari byo byiza cyane. Kandi tevel akayinywa yonyine atongereyemo isukari cyangwa se ubuki, muri make akayinywa uko imeze ukwayo. Ikinyobwa kiza ku mwanya wa kabiri kigabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara kanseri ni coffee cyangwa se ikawa. Burya coffee nayo ni nziza, ariko kuyinywa mu kigero kiri moderate kuko burya nayo ni nyinshi ntabwo ari nziza ku buzima bwawe. Coffee ibonekamo ibyitwa polyphenol, ikabonekamo ibyitwa chlorogenic acid cyangwa se acide chlorogenique, ikabonekamo n'ibinyabutabire byitwa antioxidant. Ibi byose bikaba bigabanya ibyitwa inflammation mu mubiri. Inflammation niyo ishobora kuba isoko ya kanseri, ikaba ishobora gutera imikorere myiza y'umwijima, nanone ikagabanya ibinyabutabire biri harmful cyane cyane nk'ibyitwa free radicals biboneka mu mubiri. Bavuga ko byibuze kunywa coffee ari byo byiza guhitamo coffee iri black coffee cyangwa se coffee itarimo isukari cyangwa se irimo isukari nkeya, kuko murabizi ko ari na coffee wongeramo isukari menshi n'amakreme ku buryo usanga iryohereye cyane. Iyo nayo ntabwo ari nziza, inziza ni iri black ni itarimo isukari. Bikaba byiza rero kuyinywa ukanywa udukombe 3 cyangwa se 3 ku munsi cyangwa se 4, ariko nanone ukayinywa mu kigero kiri moderate kitakabije, kandi ku bagore batwite ukamenya ko batanywa coffee cyangwa se ikawa. Ikinyobwa kiza ku mwanya wa gatatu kigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri ni ikinyobwa cyitwa pomegranate juice cyangwa se komamanga, ji ya komamanga cyangwa se amakomamanga. Pomegranate ni imbuto nziza cyane, nubwo bwose kuzibona bigoye cyangwa se usanga zinahenze, ariko burya igabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri mu gihe twayikozemo agatobe cyangwa se akajuice. Bwayibonekamo acide ellagique cyangwa se ellagic acid, ikabonekamo ibyitwa punicalagine, bikaba ari ibinyabutabire nabyo biboneka muri komamanga, hakabonekamo ibyitwa polyphenol. Ibi byose bikaba ari ingenzi cyane mu kugabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri no gutuma utumenyenyero twa kanseri tutororoka no kugabanya ibibazo by'inflammation mu mubiri.
Hari ubushakashatsi butandukanye bwagiye bugaragaza ko kunywa ji ya komamanga by'umwihariko bigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri ya prostate, ndetse no ku bantu bayirwaye bikaba ari byiza cyane, bishobora gutuma ikira cyangwa se amahirwe yo gukira akaba ari hejuru kubera ko unywa ji ya komamanga. Muri make rero, kubera ko habonekamo ibinyabutabire byitwa antioxidant muri iyi ji, bituma iba nziza cyane ku mikorere y'umubiri, ndetse no gutuma nanone ibyago byo kuba dushobora kurwara indwara zimwe na zimwe z'amakanseri bigabanuka bitewe no kuba twanyweye ji ya komamanga. Ikinyobwa kiza ku mwanya wa 4 kigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri ni icy'inzari cyashyizwemo inshyushyu, ibyo bikitwa golden milk kubera ko biba bijya gusa na zahabu cyangwa se na gold. Burya cy'inzari cyangwa se turmeric iba ijya gusa na gold cyangwa se ifite ibara ry'umuhondo, iyo ivanze rero n'inshyushyu usanga byageze ibara rijya gusa na gold, akaba ariyo mpamvu yitwa golden milk. Ubushakashatsi bugaragaza ko muri turmeric cyangwa se mu cy'inzari habonekamo ibyitwa curcumin, bikaba ari ibinyabutabire bigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri, bikarengera uturemangingo sano twacu tw'umubiri kuba twakwangirika tuzwi nka DNA, bikagabanya ibibazo by'inflammation mu mubiri kandi bikarinda selule z'umubiri. Muri rusange rero kunywa golden milk cyangwa se turmeric yavanzwe n'inshyushyu bigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri zitandukanye. Bavuga ko byibuze ufata agakombe k'amata y'inshyushyu ukakavanga n'ikiyiko cya turmeric, ukaba ushobora kongeramo na black pepper, ukaba ushobora gushyiramo ubwo n'ubuki cyangwa se na cinnamon, ubundi ukinywera icyo kinyobwa ukoze. Ikinyobwa kiza ku mwanya wa 5 ni ikinyobwa, ntabwo ari ikiribwa, gigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri. Ni umutobe w'inkeri cyangwa se inkeri nyine wakozemo umutobe, ariko ari byo wikoreye atari byakorewe mu nganda. Wakagurira umutobe wakoreye mu rugo nyine, akaba ari mwiza cyane mu kugabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri nka kanseri yo mu muhogo ndetse na kanseri mu mara n'izo mu kibuno. Bavuga ko burya umutobe ukozwe mu nkeri ugabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara izi kanseri ku kigero kiri hejuru mu gihe tuwunywa, ariko ukaba ari umutobe nyine wikoreye ubwawe, kuko iriya mitobe cyangwa se n'amajuice yakozwe bakorewe mu nganda hongerwamo ibinyabutabire bishobora kwangiza ubuzima, cyangwa kugira ngo ibinyabutabire nyine bishobora gutuma abikika igihe kirekire, usanga ashobora gutuma nyine bitaba nziza cyane ugereranyije n'iwakoreye mu rugo. Muri iyo ji habonekamo ibyitwa fibre, hakabonekamo vitamine C n'ibyitwa flavonoid, byose bikaba n'ingenzi cyane mu kurinda uturemangingo tw'umubiri kuba twakwangirika. Ji yakozwe mu nkeri ushobora kongeramo n'imboga nka epinare, kongeramo umuneke ndetse n'ibindi. Ikinyobwa kiza ku mwanya wa 6 cyiza kigabanya ibyago byo kurwara kanseri ni amazi y'akazuyaza arimo indimu. Burya amazi y'akazuyaza arimo indimu kandi yakoze ikiganiro kirambuye ushobora gushaka kuri iyi channel, ni meza cyane mu bijyanye no kugabanya ibyago byo kurwara kanseri, ni mu bijyanye no gutuma tugira ubuzima bwiza. Abonekamo vitamine C kubera ko mu ndimu burya abonekamo vitamine C nyinshi, abonekamo ibyitwa flavonoid, abonekamo n'ibyitwa antioxidant. Ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze kunywa aya mazi buri gitondo kimara kubyuka arimo indimu ay'akazuyaza bigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri yo mu gifu ku kigero kingana na 15% ndetse n'iyo mu muhogo ku kigero kingana n'10%. Ugereranyije n'abantu batayinywa, of course murabyumva. Vitamine C burya irinda uturemangingo tw'umubiri twakwangirika, ikazamura ubudahangarwa bw'umubiri. Ushobora gukoresha amazi ashyushye y'akazuyaza y'indimu ukayikamuriramo, cyangwa se ukaba ushobora no kuyikamura neza ukongeramo aya mazi, hanyuma ushobora no gukoresha amazi akonje ariko nyine atavuye muri firigo nyine y'amazi asanzwe. Ikinyobwa kiza ku mwanya wa 7 kigabanya ibyago byo kurwara cancer ni icyayi cya hibiscus cyangwa se cyitwa peppermint cyangwa se cya chamomile. Ibi ni ibyayi ushobora kugura mu makofi shop, ushobora kugenda ukabasaba icyayi cya chamomile cyangwa se icyayi cya hibiscus. Nubwo bidakunze kuboneka ariko mu buryo busanzwe ku buryo yakikorera no mu rugo, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze bigabanya ibyago byo kurwara cancer yo mu gifu ndetse n'iyo mu kibuno kigero kiri hejuru. Ubonye rero icyayi cya peppermint cyangwa se ukabona icya hibiscus cya chamomile ni byiza cyane, kiba gikungahayemo ibinyabutabire byiza birengera ubuzima, bikaba ari ingenzi cyane mu bijyanye no kugabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri. Ikinyobwa kiza ku mwanya wa 8
kigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri ni ji cyangwa se umutobe wakozwe mu mboga. Rwose burya mu mboga hakurwamo umutobe mwiza cyane cyangwa se ji nziza cyane, cyangwa se hakorwamo ibyitwa simofizi. Ibi byose bikaba ari ingenzi cyane mu gutuma tugabanya ibyago byo kurwara kanseri, cyane cyane nko mu mboga za epinari, imboga za seleri ndetse na kokombure. Kubera ko burya imboga ziba zisa n'izifite ibara ry'icyatsi, haba harimo chlorophyle nyinshi. Chlorophyle murayizi ko ari pigment ituma tubona nyine ibintu bisa n'icyatsi. Muri izo mboga habonekamo vitamine A, vitamine C ndetse na vitamine K, hakabonekamo n'ibitwa fibre. Ibi byose bikaba ari ingenzi cyane mu gutuma tugira ubuzima bwiza ndetse no kugabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri mu gihe twinywera iyo ji. Ikinyobwa cyiza ku mwanya wa 9 kigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri ni icyayi gikozwe muri tangawizi cyangwa se gikozwe muri ginger. Iki cyayi kikaba ari ingenzi cyane ndetse burya kuva kera cyagiye gikoreshwa mu buvuzi gakondo. Twanagikoze ikiganiro kirambuye ushobora gushaka kuri iyi channel. Burya muri ginger cyangwa se tangawizi habonekamo ikinyabutabire cyitwa gingerol n'ibyitwa sugarol, bikaba ari ibinyabutabire bigabanya ibyitwa inflammation mu mubiri, binetaririza ibindi binyabutabire bishobora kwangiza ubuzima, binatuma digestion ibyo twariye ikorwa neza. Iki kigabanya ibyitwa oxidative stress mu mubiri, kigatuma ubudahangarwa bw'umubiri bwiyongera, kikanatuma nanone digestion ibyo twariye ikorwa neza. Hano fata ginger cyangwa se ugafata tangawizi ukayirapa, ukayicamo uduce duto cyane, ukayishyira mu mazi ukayateka, hanyuma ukaba ushobora kongeramo indimu cyangwa se ubuki kugira ngo biryohe. Iyo nyobwa kiza ku mwanya wa 10 kigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri ku kigero kiri hejuru, burya n'amazi. Aya mazi rwose y'umugezi tunywa. Burya amazi ntabwo arengera impyiko zawe gusa, anagabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri zitandukanye. Amazi kuyanywa bikura ibyitwa toxines mu mubiri, bigatuma digestion ibyo twari ikorwa neza, bikanatuma uturemangingo tw'umubiri dukora neza. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi, kunywa amazi bigabanya ibyago byo kurwara kanseri, kanseri y'uruhago rw'inkari cyangwa se urunyuraminkari. Nanone bikaba bishobora no gutuma hari uturemangingo tw'umubiri mu gihe turi kwangirika tubasha gusanwa, bikatuma intungamubiri z'ingenzi zibasha gutambuka bitewe no kunywa amazi ahagije, byibuze bikanatuma ibyitwa detoxification cyangwa se isukurwa ry'umubiri naryo rikorwa neza. Ukwiye kunywa hagati y'ibirahure 6 kugeza ku 8 by'amazi ku munsi, ugenekereje ni hagati ya litiro 2 na litiro 3 ku munsi z'amazi. Muri make rero ibi bikaba ari ingenzi cyane kuko byatuma ubasha kugira ubuzima bwiza ndetse n'ibyago byo kurwara kanseri bikagabanuka. Niba uri mu rugendo rwo kurwanya kanseri, hari ibindi bintu ukwiye gukora. Ibyiza no kurya ibiryo birimo intungamubiri nyinshi zitandukanye, aha twavuga imboga n'imbuto, gukora siporo, kwirinda kunywa itabi ndetse n'inzoga, kubungabunga ibiro byawe ndetse no kurwanya stress kuko nabyo biza ku mwanya wa mbere mu bintu bishobora gutuma ibyago byo kurwara kanseri byiyongera ku kigero kiri hejuru. Muri rusange rero nibyo twavugagaho. Ufite igitekerezo cyangwa se ibyo udasobanukiwe neza, wabyandika muri comment. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa. Hari ku Buzima Info TV.